Hello my friends, bye kaza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko mumeze neza aho muri hose. Wese ahari nizere ko ibintu biri kugenda neza. Wowe rero usiyica yacu bwa mbere nguhaye ikaze cyane kandi nkwifurije kuzagaruka kandi ugakomeza ukagaruka. Nta kindi rero bisaba kugira ngo uzajye ubona videos zasohotse kandi subscribe. Nubona aho hasi urabona ahantu h'umutuku handitse subscribe urakanda kugira ngo videos zizajye isohoka tuzajya dusohora igihe tukugeraho. Namwe rero ndabashimiye mwebwe inshuti zacu mukomeza kudukurikirana mwebwe mwamaze gukanda subscribe ndabashimiye cyane kandi ndagushimiye nawe nubwo utarakana subscribe ugakomeza kudukurikirana ukanda like ndetse wandika na comment nabyo ni by'agaciro cyane. Iyi video rero umaze kubona wifuza kugeza ku zindi nshuti zawe cyangwa se mu yindi group wakanda share aho hasi none niho hari share numara kwakandara kuzana indi ma social media nka Instagram, Facebook na WhatsApp ubashe kuba wageza iyi video ku zindi nshuti zawe cyangwa se mu yindi group yifuza gusangiza iyi video. So rero mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi. Uyu munsi nongeye kuganira n'abakobwa ku mpamvu zigiye zitandukanye zitera umukobwa kuba yabura ububere. Ni impamvu nyinshi zigiye zitandukanye zigutera kubura ububere ndetse ndakuza nyuma yaho nimara kuzikubwira ndaza kubwira n'ikintu wabikoraho. So rero ikintu nababwira ku bubere ni ikintu umukobwa wese bayifuza. Nta kundi kuntu rero wamenya ko abangaba ngiye kubwira nabo ububere ni ikintu cyo gikenewe mu mibonano mpuzabitsina. Mu gihe mugiye gukora imibonano mpuzabitsina niho ububere buba bikenewe. Rero nta kundi kuntu amenya kutabufite kese nyine mugiye gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo urebe kutabufite. Kandi ububere ni ikintu cy'ingenzi cyane. Nta nubwo ari byiza ko wakora imibonano mpuzabitsina utarazana ubuno bubere. Hari impamvu nyinshi zigiye zitandukanye zigutera kuba wabura ububere cyangwa se kugabanuka kwabwo. Ngiye kubwira zino mpamvu ndetse nyuma yaho ndaza kubwira nkuko nabikubwiye ndakubwira ikintu wakora kugira ngo ubashe kuba bwagaruka. Mu by'ukuri hari impamvu tubikubwire ukumva nta kintu wabukoraho cyangwa se hari n'izindi kubwira ukumva hari ibyo wahinduraho bitewe nuko wowe wiyizi. Impamvu ya mbere itera kubura ububere ni uko umugore yenda kugera mu gihe cyo gucura. Gucura ni cyagiye umugore abatakibyara mu gihe umugore mu myaka 42, 43 gutyo ni cyagiye ububere bugenda bukagabanuka cyane ndetse ugasanga mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ntabwo nyine bikora neza kubera ububere bwabuze. Impamvu ya kabiri ni imisemburo igenda igabanuka mu mubiri w'umuntu. Umusemburo wa estrogen ariwo tuzi ko akenshi dufasha kuba twazana ububere. Imisemburo iragabanuka cyane mu mubiri. Rero iyo ufite ikibazo cy'uko imisemburo igenda igabanuka mu mubiri wawe nabyo biri mu bituma ububere bugenda bugabanuka cyangwa se bukanabura. Impamvu ya kabiri umura warakomeretse. Hari ukuntu umura ukomereka nabyo bishobora gutuma utaza n'ububere cyangwa se nanone barawukuyemo. Hari ukuntu umura wakuramo bitewe n'uburwayi runaka cyangwa se ibindi bibazo ndetse hari n'abagore tuzi ko batagira umura. Hari umukobwa cyangwa se umugore baravutse nta mura afite uwo nawe urumvikana imisemburo ntago ibimeze neza mu mubiri nta nubwo ashobora kwazana umubere bitewe n'ikibazo umuraba ubufite cyangwa se ikibazo cyuko ba atawufite barawukuyemo cyangwa se ntawe yavukanye. Iyindi mpamvu rero warabyaye muri iyo minsi uri konsa nanone imisemburo iragabanuka kuko hari imisemburo ivubuka ibishaka kuguha amashereka cyangwa se nyine ku buryo wakonsa umwana neza. Rero ya misemburo ituma uzana ububere mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina iragabanuka cyane. Ibyo nacyo rero ufite umwana mutoya ukiri konsa nabyo biri mu bintu bishobora gutuma ububere buba buke. Tutirengagije ko hari n'abandi babuzana cyane ariko ari bamwe kandi benshi ububere bugabanuka bitewe n'imisemburo iri kugenda ikorwa umubiri ushaka ko uzana nyine amashereka kugira ngo umwana abe yabona amashereka ahagije yo kuba wamwonsa. Iyindi mpamvu nanone uri gufata imiti. Hari imiti umuntu afata mu by'ukuri ikaba yatuma ububere butaza nk'uko bihagije bitewe n'iyo miti bawandikiye na muganga. Indi mpamvu nanone urimo gukoresha agakingirizo. Hari abantu bakoresha agakingirizo kandi mu by'ukuri ukumva utagashaka cyangwa se y'amavuta y'agakingirizo none akumerera nabi cyane ukumva mbese muri kubivamo kuri gukoresha agakingirizo ukumva ni impamvu mu by'ukuri yubuze gutuma utari bubikore neza. Iyo mbamaze kubyumvamo gutyo rero bituma nanone utabasha kuzana ya mavangingo yawe mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina. Iyindi mpamvu yindi ufite ibintu bishyira mu gitsina kugira ngo hahumure neza. Haravuga ngo wese kwishyiramo indimu, haravuga ngo
cyangwa ibindi bintu bimeze gutyo kubyishyira mu gitsina nanone ukabyishyiramo kenshi cyane ushaka nk'umuti cyangwa se nanone gukarabamo kenshi cyane kuko burya ikintu gikwiriye mu gitsina cy'umugore kugira ngo byagire isuku ni gukaraba ndetse inshuro zaba nyinshi zikaba ebyiri burya kugira ngo mu gitsina cyawe ntumve ko uri kwagira isuku kuko biranakwica cyane kuko burya hari ibintu biba bikenewe gukorwa mu mubiri uri kwangiza kuko n'ubwo bubobere nabwo buraza ariko mu by'ukuri mu gihe uhora ukaraba buri munsi buri kanya cyangwa se ukumva ko ugiye kuri toilette ukarabe no mu imbere cyangwa se ukumva uri guhorayo cyane oya kandi mbabwira ko nk'uko twabivuze n'inkari nazo ziri mu bitera kuba niba izo zisohotse urazireka nazo zikaba zasukura mu gitsina ntago ari amazi gusohora ushiramo ko nabyo birabyica rero iyo uhora ukaraba mu gitsina cyangwa ugashiramo ibyo bintu na burugero nabahe nk'indimu bishobora kuvuga ngo urwanga ko umunuko wawo cyangwa ibindi bintu kuko abantu benshi babikoresha nabyo bishobora gutuma ubere mu by'ukuri bugabanuka kandi ari wowe byiteye indi mpamvu rero nk'uko nababwiye kogamo buri kanya ntago nyine uba uri kwangiza ubwirinzi hano bufite ikindi cya 9 kuba udashaka gutera akabariro kuba udashaka gukora imibonano mpuzabitsina kuba wowe muri wowe wumva utayishaka nk'uko mubizi byose bihera ku bushake bw'umuntu kandi ukumva urabishaka amavangingo na ububobere ntabwo bwaza mu gihe utabishatse kandi kubishaka bituruka kuri wowe bituruka mu mutwe wawe rero hari ukuntu ubu ugiye gutera akabariro n'umuntu udashaka nabyo biri mu bituma ububobere butazi ikindi kintu nanone ugiye gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu udashaka hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu udashaka hari ikintu uri wone se uri kumushakaho cyangwa se muri condition ituma uri buze kubikora kandi utamuhakanira ari ikintu kindi wifuza kugeraho cyangwa se ikindi kintu wifuza nyine kuba yaguhereza nabyo bibaho kenshi ntabwo twabigirengagiza kuba rero nanone gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu udashaka cyangwa se nanone gufatwa ku ngufu nanone naho byazamo ni ibintu bituma mu by'ukuri utabasha wumva nta bubobere wazana mu gihe ukorana mpuzabitsina n'umuntu udashaka nta bubobere mu by'ukuri ushobora kuzana so rero ibi nazo kubabwira ni ibintu by'ukuri bishobora gutuma utazana ububobere mu gihe uri gukorana mpuzabitsina ngiye kubwira rero ibintu wakora kugira ngo ube wabuzana ikintu cya mbere nakubwira ndetse nkaburira ko navuze ngo umugore yenda gucura mu gihe cyo gucura nta kintu wabikoraho nyine imyaka iyo yagusize aho ngaho nta kintu wabikoraho uretse wenda se kuba wabwiye wawe n'umugabo wawe cyangwa se undi mukorana mpuzabitsina wamubwira akabasha gutegura bihagije cyane ku rwego nawe wumva ko nyine bihagije akagutegura ku rwego buhagije kugira ngo wenda sube wabona ko wazana ububobere bukeya ariko ntago buza nko ku rwego nyine niba umubiri wawe ari kumeze mu gihe wenda gucura ari utari buzana ububobere bwinshi nta kintu wakora ngo buze nyine icyo nta kintu wabikoraho so ikindi nanone nakubwiye nk'uko hano nabikubwiye kunywa imiti hari imiti buri kunywa igatuma ububobere bugabanyuka mbese niba ari imiti tuzahora unywa ari imiti idahoraho birumvikana ya miti nuyirangiza ububobere buzagaruka nk'ibyari bisanzwe ikindi nanone nakubwiye ngo hari abantu bonsa akaba ari mu gihe cyo konsa umwana ububobere bukagabanuka uzategereza wa mwana azakure wa mwana nakura niho ububobere buzagenda ndetse ububobere buzagenda bugaruka ikindi kintu nakubwiye hano ukoresha agakingirizo kandi mu by'ukuri wumva ko wowe muri we ntakushaka wumva bitakurimo ahangaha mwashaka uburyo ki indi nzira mukoresha y'ubwirinzi biterwa n'icyo muri kwirinda niba ari umugabo wawe hari abantu baba barahisemo buno buryo kugira ngo birinde uburyo mu bintu byo kuba batabyara cyangwa se ibindi kubyara mu gihe batabiteguye bagakoresha buno buryo bw'agakingirizo aribwo bahisemo so rero ikintu gisabwa ni ukuba wabuhindura ugahindura buno buryo ugashaka ubundi buryo ukoresha uburyo ni bwinshi cyane tuzagenda tubuvugaho ni bwinshi cyane wakoresha mu gihe buno bw'agakingirizo bukubangamira ukumva ko muri wowe nta n'ubushake ufite kuko uyumvamo ko mu by'ukuri ugiye gukoresha agakingirizo indi mpamvu nanone hano gutera akabariro cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina kuba utayishaka rero ntabwo ari byiza burya gukora imibonano mpuzabitsina utayishaka wayireka nta kindi gisubizo uretse kuba wayireka gusa niba wumva utayishaka yireke ahangaha nanone mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu udakunda ya mpamvu mbese ntabwo byabura kuba nyine wowe gushakisha uburyo cyuri byishiremo niba koko tuvuga urugero ni impamvu hari ukuntu umuntu aba agiye gukorera nk'ikintu agiye guhanga ikintu kandi mu by'ukuri uragishaka cyangwa se yakubwiye ati nudakora bino urahura n'izi ngaruka
so rero nta kundi kuntu wabigenza uretse kuba wakimvamo wa muntu cyangwa se ugatekereza ko ari wa muntu uhari umuntu ugeze gukunda cyangwa se hari umuntu ukunda wundi ukumva ko ari we muri gukorana n'ibitsina ukabikura muri wowe mu ntekerezo zawe ugakuramo ko ari wa muntu ugiye kwikorana ntumve ko ari wa wundi koko mu by'ukuri muri kumwe kuko birashoboka byose ni mu mutwe ukishiramo ko ari wa wundi ukunda wa wundi ushaka mugiye gukorana n'ibitsina kuko niba mu by'ukuri bitari ngombwa ko bihagarika imibonano mpuzabitsina ngombwa ko ari uri buyikore byange bikunda uri buyikore so rero ni byiza ko wiyumvamo ko ari wa wundi muri gukorana imibonano mpuzabitsina. Ikindi cyo nakubwira ibingibi ngo kuba ufite ibintu bishyira mu gitsina ibingibi ni ukubeshya rwose uzasanga nta n'ikintu kumarira ahubwo kugira isuku y'igitsina ntabwo ari kwishyiramo ibintu kugira ngo wumve ko hahumura cyangwa se ibindi bintu. Hari ukundi kuntu twagiye tubona mu mavideo yandi yagiye atambuka y'ukuntu wagenda uhagirira isuku bitagombeye ngo kwishyiramo bino bintu cyangwa se ngo gukarabamo buri kanya oya ahubwo bino birangiza ushatse wabigabanya. Nakubwiye ko ikintu cyiza ari ugukaraba inshuro 2 gusa kandi na bino bintu ugenda ushiramo kugira ngo ubashe kwa kamura nta kintu bigufasha uretse kuba byakwica gusa ubobere bwawe bikagabanuka. Ibintu maze kubwira rero ni ibintu by'ukuri byagufasha kuba wazana wakirinda bino bintu bituma utagira ubobere. Ni byinshi wagiye wumva ukora cyangwa se bigenda bikubaho nka kuya gufata imiti mu byo kutaruzi impamvu ubere bwawe bwagabanutse ariko ni mu by'ukuri hari bimwe nakubwiye usibye ibitashoboka ariko hari bimwe bino yagiye nkubwira nk'ikindi kitashoboka nanone hano baragukuyemo umura cyangwa se ntawe ufite urumva nyine nta kindi kintu wabikoraho nuko nyine nuko biba bimeze. So rero ahangaha nta kindi kintu wakora uretse ko hari n'ibyo wagenda uhindura hari byinshi utaruzi ariko nizeye ko umenye. Hari ikindi kintu rero wumva ko ntavuze mu by'ukuri cyangwa se ikibazo kindi waba usigaranye cyangwa se icyifuzo wabicisha muri comment hasi kugira ngo nzande kugusubiza. Bye bye ndabakunda cyane mwari kumwe nangize Mupenzirisi naho utaha.